urabona ni amayobera. turabizi ntawe uzi ikintu bazize. ubusanzwe aba hano abaturanyi babanye bate? Abaturanyi ba hano babanye neza. Bari babanye neza nta kibazo. nawe ukurikije amakuru avugwa hari abatubwiye bati ushobora guteka amafunguro hakagwamo ka gasimba bita Marie Jose. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 13 z'ukwa gatatu 2025 nibwo bamwe mu baturage batuye mu mudugudu wa Nyirakazaninka mu kagari ka Mumena mu murenge wa Nyamirambo bavuga ko batunguwe no kumva inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Habimana Theogene ndetse nabo mu muryango we bakavuga ko ngo barembeye mu bitaro. Ubwo twahageraga twasanze inzego z'umutekano zirimo polisi, abanyerondo ndetse n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha bamaze kuhagera bitewe nuko umukuru w'uyu muryango yari yamaze kwitaba Imana naho umugore we n'umwana we ndetse n'umwuzukuru bo bari bajyanwe kwa muganga ngo bitewe nuko babajyanye barembye yemwe barimo no kuruka. Umwe mu bo muri uyu muryango watabaye bwangu ashimangira ko bo mu muryango bashobora kuba barozwe ngo bitewe nuko abagizi ba nabi bashobora kuba bitwikiriye ikizima cy'uko umuriro wabuze igihe kirekire bagahumanya amafunguro ngo dore ko abatayariye ntacyo babaye. Aya makuru kandi ntagagibwa kure n'abaturanyi b'uyu muryango bashimangira ko bashenguwe n'urupfu rwa nyakwigendera bagasaba ku rwego rw'ubugenzacyaha rwakora iperereza ababa bihishe inyuma y'uyu mugambi mubisha bakaba batabwa muri yombi. Murako twagira ngo mbere na mbere tubanze tubihanganishe munatubwira amazina yanyu n'ikibazo cyabaye muri uyu muryango uko kimeze. Nitwa Ungene Françoise abandi umwana mukuru muri uyu muryango. Ikibazo cyabaye ni twagize ibyago twapfushije umubyeyi w'umupapa. Ubwo rero ngiye ntabwo mba hano nkaba inkuru nayimenye mu gitondo ariko akaba atari nubwo ari we watambutse umuryango wose abari bari kumwe nabo bakaba nabo bari mu bitaro kubera ko barembye ubwo tukaba dukeka ko baba bari ibiryo bihumanyijwe. Uyu ni umuryango wande nyirizina bwo byagenze bite? Uyu ni umuryango uyu ni umudugudu akagari n'umurenge. Umudugudu wa Nyirakazaninka akagari ka Mumena umurenge wa Nyamirambo. Umwe mu bakoranaga na nyakwigendera akazi k'ubufundi adushimangirira amakuru ngo kuko ku munsi w'ejo kuwa kabiri washize bari biriwe bakorana umunsi ugacura ikibu ngo none urupfu rwe rukaba rwamutunguye ashimangira ko nawe yaba ari amarozi. Ubwo twakubukaga muri aka gace abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha bari bamaze kujyana umurambo wa nyakwigendera ku bitaro Kacyiru. Uragira uti si? Ndagira nti ejo umutipe twarakoranye n'inshuti yanjye tumaze igihe dukorana kuva 1994. Yakoraga iki? Yakoraga akazi k'ubumaso yari umufundi n'umutekinisiye. No kuvuga ngo ejo twakoranye ahantu turakora turarangiza nta kibazo kindi yari afite yaratashye. Mu gitondo kwakunda abafundi bakerana ibikoresho namukeneye mu gitondo mfata telefone ye ndayihamagara saa moya ngiye mu kazi. Muhamagaye numva telefone ye nta muntu uri kuyifata. Ndavuga nti kubera ko ndi hafi reka nyarukire ngiye kureba umuntu utari gufata telefone kandi yambwiye ahantu ari byo gukora. Ngezeyo nasanze abantu bicaye aho kugira ngo batabaze. Nasanze abantu bicaye bati we rari siwe bati turebera umuntu witwa Habineza rwose ati shobora ko yapfuye ati umugore we nawe ari mu buriri ashobora kuba yapfuye. Ntabwo ibyo bintu mubizi ko umuntu yaba yapfuye cyangwa nese Habineza ari umugore wari he. Nagiye nkinjira mu nzu abana bari mu nzu bati ndabaza nti Habineza ari he batarahahira ntabwo nakingura urugi ho gato gutya Habineza ndebye nsanga ameze atya yaryamye umuntu ashizemo umwuka mbona amaguru yabaye umweru ndinjira nkoraho mbona wapi umuntu byarangiye. Ndebye hirya nsanga umugore arimo aracyahumeka ndebye umwana mbona arimo arahumeka. Icyo nakoze ngewe nahise mpuguruka mva mu rugo njya gutabaza abaturanyi hano hafi. Ntabwo ni Habineza yapfuye bati ntibishoboka apfuye ate ni Habineza yapfuye batapfuye ate Habineza yapfuye mu ntabare mugende murebe umuntu. Abaturanyi baje bahageze basanga ko Habineza yapfuye. Abenshi bakavuga bati aracyashyushye aracyahumeka dutireka duti byarangiye.
abaganga bahageze tumaze kuhamagara kuko imodoka twahise dutabaza ambulance yahisiza ikigera hano abaganga bahageze barebye Habineza basanga ko byarangiye bahise bafata umugore we n'umwuzukuru we bahise babajyana kwa muganga ubu bari kwa muganga ubu kugeza ubu murabona ikibazo kibaye ariko Habineza yari muzima ntabwo yarwaye nta burwayi yari afite ntabwo ari umuntu mubi yabanaga n'abantu neza nta kintu cy'ubugome yagiraga ikibazo yagihoshaga ni ukuvuga ngo umuntu yasangaga afite ikibazo yavuga ati reka tucyoroshye muri ubu buryo kikoroha kandi bigakunda gusa igihari Habineza igihari ntabwo yishwe n'ikindi uburozi buramwishe nta kindi yishwe nta kindi nta gafuni ariko yishwe make kuri baba baruzwe nande ni ukuvuga ngo ikiraho hariya ngo bari batetse inkono ntabwo ngizi njye nkihagera amakuru yaho y'iyo nkono ntabwo nyizi gusa kuba baba batwaye wenda nk'ibiryo byaho bakaba batwaye n'umuntu bashobora kuza kumenya ikibazo cy'ibyo bintu uko cyaba kimeze ni ukuvuga ngo wenda n'uwaje kuba yataye uburozi muri iyo nkono bashobora kumenya ngo ni uburozi cyangwa se bakamenya ngo byagenze gutya gusa ubu ngubu reka dutegereze ribu icyo bazi kuzadutangariza nyuma ya biriya uko bamujyanye bazamupima tuzamenya uko bimeze urakoze cyane kugira ngo hakorwe isuzumwa hamenyekane nimba koko yaba yazize amarozi cyangwa se yaba yazize urw'ikirago gusa namwe mu mafunguro yasigaye atari yariwe nayo akaba yagiye gupimwa kurwara kwabo no kuremba kugeza ubwo uyu mubyeyi w'umupapa atakarije ubuzima habaye ibyagenze gute kuvuga ngo umwana uri kwa muganga mutoya yarwaye mu gicuku araremba we na mama bararuka nibwo rero bagiye kureba umubyeyi papa ngo nawe bamumenyeshe ko umwana mutoya bari umwuzukuru arwaye arembye basanga we yapfuye bitewe n'uko we yaryamye mbere arimo kumva umupira kuri radiyo kuko we yumva mu cyumba yararyamyemo yari arimo kumva na radiyo byagoranye kumwumva yari wenyine yari wenyine kandi ari kumva radiyo umupira n'umuryango w'abantu bangaye nyirizina barwaye ubu kwa muganga hari 3 mama na musaza wacu mutoya ari bucura imyaka 15 n'umwuzukuru murakeka ubu burwayi bwatumye na papa nyahatakariza ubuzima bwaba ari uburwayi ki hari icyo mwaba mukeka kiri inyuma yabyo nyirizina turakeka ko bahumanyije amafunguro gute duhe nyirizina baba bariye amafunguro ahumanyijwe kubera yuko abandi bari bahari mu muryango bo batariye nijoro kuko nibo bazima abariye kuri ibyo biryo bose nibo barwaye byari biryo kinyirizina murakeka bwo byaba byahumanyijwe nande wari umuceri urimo ibirayi utekanyemo n'ibirayi n'imboga za dodo zirimo ibishyimbo ibyo bariye mugakeka byaba byahumanyijwe nande ntabwo twamenya kuko ni mama wabitetse niwe witekeye mu gikoni kandi nawe mu barwayi arimo nawe ayo mafunguro yayariyeho mugakeka byaba byahumanyijwe biciye mu zihe nzira turatekereza ko byahumanyijwe muri ariya masaha y'ibura ry'umuriro ryabaye nimugoroba bakaba hari nk'umuntu waciye mama inyuma atetse mu gikoni akaba yagira nk'icyo ashyiramo hari abavuga bati aya mafunguro ashobora kuba yaba yaguyemo nka tuno dusimba tuzwi nka Marie Jose ntikabonwe akaba ariyo ntandaro mwebwe murabyakira muti ntabwo twahamya ko ari byo ari iriya karagasimba kubera yuko karagasimba iyo kaguye mu biryo cyane cyane iyo atari n'ibiryo byinshi cyane biragaragara ko ari mwese mwari umuryango w'abantu bangahe kuri ubu bariye kuri ibyo biryo usibye abo bane abatabiriye ni bangahe abatabiriye ni 3 murasaba iki inzego bwite za leta ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB hari icyo mubasaba turasaba ko badufasha gukurikirana ikibazo cy'umubyeyi wacu tukamenya icyo yazize nibura hakaba mwadufasha kudukorera iperereza tukaba twamenya n'umuntu waduhemukiye waduhariye umubyeyi wagize uruhare mu gutuma umubyeyi wacu atakariza ubuzima nta bundi burwayi muzehe yari afite oya
kibazo yari afite, yari muzima nta kibazo, na nimugoroba twari twavuganye. nk'umuryango hari abo mukeka baba bari inyuma y'uyu mugambi mubisha? Ntawe njyewe ntakeka. Koze cyane. nyine abantu bose bahuruye ku muhanda kugorora ku bitaro ruzura nuko byagenze. Murakeka ukurikije uko bapfuye n'abandi bakaba barembye, murakeka yabazize iki? Shange ntago nabimenye nyine nuko banababajije ati se abo barembye mwazize iki, arangije aravuga ati rero twebwe bafashwe baruka ntago nabimenye tuzi none se ndavuga ati mwebwe se ko mutarembye nibo bavuze ngo ashobore kuba bahumanyije ibiryo, ndetse babihumanyije gute byatetse mama wawe mukaba mwariye mwese, ese ninde mutariye? Ati ni njyewe na nikuze na Regisi nimwe mutariye. Ati Bobori se ko atarembye yariye, Bobori bamuha amata hariye, ugase Bobori we yariye? Ati yariye, niyo mpamvu tumuhaye amata ararutse. Ubwo nuko byagenze. Nawe urahamya ko baba barozwe? Shange ntago mbizi kabisa nimba barozwe, nuko bambwiye gutyo nanjye nabimenye mu gitondo. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera wayamenye isanga wowe ukurikije ibivugwa n'umuryango, namwe murahamya ko uyu baba barozwe? Ntabwo mbizi. Njye navuye ku kazi saa moya n'igice za mu gitondo za nimugoroba. Ngeze hano umugabo turahura turaganira nk'umuntu dusanga tumaranye igihe, dusangira inzoga tumaze kunywa, ndabona ko inzoga hano nta nzoga yari ihari, tujya kunywa ku muhanda. Tugiye kunywa ku muhanda naje nk'isaha y'isasa njya mu nzu ndaryama. Maze kuryama mu gihe nka saa moya ngiye kubyuka numva umuntu arimo arakomanga ati Habineza yapfuye. Habineza se azize iki? Ndabyuka ndareba njya kureba Habineza mu cyumba, ngiye kureba mu cyumba nkora ku birenge ndareba nsanga umuntu yapfuye. Nk'umuntu wabaga hano mwagiye no gusangira, hari ubundi burwayi wabonaga afite ku buryo ashobora kuba aribwo azize, cyangwa urahamanya nabo muryango ko bashobora kuba bahumanyije? Yari muzima ntabwo yari yanasize. Murasaba iki noneho inzego bwite za leta ndetse na RIB? Leta yakora iperereza bakareba ikintu cyamwishe, kuko ni ibintu byatunguranye yuko nta masaha atatu ashize yapfuye muri iryo joro, kuko twari kumwe saa 5 n'igice. Barakundiza kuri iwacu. Murakoze, turagira ngo mutubwire nyirizina amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera mwayamenye isangahe nk'abaturanyi? Ngo yewe ngeze hano mu kanya, ariko nageze hano hakurya nzamuka ngiye guhaha, umuntu arambwira ngo hano bagize ibyago. Ko mu by'ukuri ntabwo nari nzi, nanjye nje mu kanya nje kureba uko byagenze kuko ko ari byo, ariko ndahageze nsanga ibyo bavugaga ni ukuri, ariko ntabwo naba nzi ikintu aba bantu bazize. murasaba iki nyirizina? Bamwe bati turasaba yuko babapima bakareba ikintu cyabishe. Urabona ni amayobera. turabizi ntawe uzi ikintu bazize. ubusanzwe aba hano abaturanyi babanye bate? Abaturanyi ba hano babanye neza, bari babanye neza nta kibazo. Ukurikije amakuru avugwa, hari abatubwiye bati ushobora guteka amafunguro hakagwamo ka gasimba bita Marie Jose kakaba intandaro yo kuba umuntu yahatakariza ubuzima. Abandi bati ushobora kuba ari abantu baciye mu kizima cy'umuriro wabuze igihe kirekire bagahumanya amafunguro. None se batetse ntibapfundikira inkono? Hari umuntu uteka ntapfundikira inkono ikarangara? Ibyo ntabwo bishoboka. Ntabwo wateka inkono ngo usige irangaye. Wateka inkono ngo usige irangaye. Ku ruhande rwawe uri mukuru? Ngiye ku ruhande rwanjye hari njyamye mu rugo bampamagaye kuri telefone ati urabizi neza ko Habineza yapfuye? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Saa 12 umuntu bingarambwa ati rwose ntabwo turimo kukubeshya. Ati ubwo kandi ubigize burage. Ntekereje ko ejo twari turi kumwe.
numva simbasha kubyumva, ndabyutse ndavuga nti reka njye kureba koko ko ari byo. Nkigera aha ngaha numvishije ko ariko bimeze, ariko njye natekereza ukuntu ejo ari muzima yaranakoze, nkumva ibyo bintu atari byo. Kase ubu twebuse turi mu ihurizo, twayobewe n'uko ibintu bimeze, ntabwo tuzi n'ibyo ari byo. Mwebwe nk'abantu mwadufasha, ahubwo mwebwe wenda mwamunabashije mukaturebera ko bimeze. urasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse. Nawe murakeka ko ashobora kuba uyu muryango warozwe ukurikije abariye kuri ayo mafunguro, bamwe bararembye ngo abandi uyu musaza we yigendeye. Abangaba barabase harimo ikintu ntibigeze kure n'ibyo Kigali hasigaye hakekwa amarozi. ntabwo tubizi. Ushingira ku kivugo uti babarozi. Ese abantu bose none se ko nta bundi burwayi bari bafite ngo tuvuge ngo abantu babanaga n'uburwayi bumeze gutya na gutya bakaba bari bazima? Koze cyane. Ariyo mupapa witabye Imana yitwaga Utabi neza. hagize andi makuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Umuryango mugari wa BTN TV wifurije uruko ridashira nyakwigendera kandi tunasaba Imana kugira ngo abari mu bitaro babe babasha koroherwa. BTN TV mu murenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.